ariko ibyo bintu ntago ari byo ntago ariko wanditse se ariko noneho nabumva mwijya kunyuma nabirebe azane ijambo ry'Imana agiye kutubeshya no mwizambo ntago nabeshya niko ntatabeshya oya ntago ari ukuboroka 45 biriyo none se buko wa mugabo we natubwira njye sinagusesereje pasiteri pasiteri sinagusesereje sibyo mve nyuma satani nongeye kubaha ikaze rero abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza ndetse n'abatameze neza mukomeze kwihangana Imana niyishoboye byose reka nshimire by'umwihariko aho uri hose warakoze subscribe kuri Keza TV show ndagusuhuje ndetse ngushimira cyane nsaba nawe utarayikora ko wayikora kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku munsi ndetse nshimira nawe ukora comment tanga comment ku biganiro tuba twakoze ushaka gutanga inama cyangwa se ibitekerezo cyangwa se inyunganizi ukagira icyo wunganira ku kiganiro wumvise bitewe no kwacyumvise nabyo byubaka benshi kandi bifasha benshi rero kugira ngo ujye ubasha gutanga igitekerezo ugire ikiganiro kirangize kugira ngo wumve niba hari inama cyangwa watanga mbashimire muri rusange mwese rero kwa mudukurikirana uyu munsi ndi kumwe na Ivan tuguhaye ikaze murakoze cyane meze neza ndabashimiye ndabona witeka kiturinze cyabarinze ukora guhagazeho byatari tugiye kubwirizwa ariko none no mu byanditse aya second none munsi yazanye bibiri sidi umeze utoba meze neza nta kibazo nta mutima muri none huwe uyu munsi ni amahoro uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro cy'amahoro sibyo ibi kabisa tugiye no kwiga ijambo ry'Imana kabisa nibyo se koko cyangwa ntabwo ari byo ubona yewe uzi impamvu naje nitwaje ijambo ry'Imana ubu muri iyi minsi ndimo ndizerera muri Kristo ahubwo muri iyi minsi no kuri mu bigeragezo byinshi abantu benshi tubika Imana ko twahuye umva nkubwire rero njye ntago ndimo ndayibuka hari ibigeragezo naho nabyo bwa mbere nkubonanye Bibiliya ariko nubwo niba ari Bibiliya niba umva nkubwire sibwo muye n'ibigeragezo n'abantu badukurikiye babyumve sibwo muye n'ibigeragezo cyangwa n'urugamba hari ibirenze binahuye nabyo kubura ibyo nari nishingikirijeho ibyo nakundaga nka Yobu urumva hari byinshi nagiye mbura ariko ubu nibwo yibutse noneho hari ukujya mu kiraro nkaburaho ndara nkajya kurara mu kiraro aza kutari kuvuga ngo amena urumva hari byinshi nahuye nabyo hari ibigeragezo nahuye nabyo byo guteka imyenda ibyo ni ibigeragezo kana ariko burakarabaye ifa cyangwa burawe karakano barakambwiye hari ibyo nkubwira hari ibigeragezo nahuye nabyo ibyo nabikoraga ngo abana bakunde bajyame niyo mpamvu rero uno mwene data mbare ntabwo nshaka ko duharira yaje ambaza mushiki we nkurikije ibintu byambayeho buri cyo ngaburira abana ntabwo nakarambitse hasi ariko tuvugisha ukuri nukuri pe n'Imana yo mwijuru navuze imbabare n'abantu bambabarira hari ahantu ntabwo narwanye nubwo nashaka kurwana ahubwo nagiye kumva numva baranjatiye birancanga mbura uko ngira mbura nuko nirukanga ntabwo narwanye nukuri rero ubu ndi mu mwuka ndi mu mavuta ya Kristo ndumva nashaka guhana amena rwose natwe tuyajyamo tayari rero Ivan yaraciye iminsi tutaganira ariko ibgira ngo ibyabaye abantu badukurikiye babashije kubibona wahuye nyine n'ibyo byinshi wenda ibyo tuzi n'ibyo tutazi uyu munsi wenda uri mu bindi ibyo tuzi n'ibyo tutazi ariko uyu munsi njye nifuje kuguhuza na muramu wawe cyane ko ubushize bitagenze neza mwagiranye akabazo ntago ari akabazo ni ikibazo tujye tuvuga ibintu uko biri yarankubise ubwo nyine biterwa n'uburemere wagihaye ubwo nari navuze ati niba twifuza kunga imiryango kunga famiye zigahuza nta mpamvu yo kureka hagati yanyu mufitanye ikibazo cyane ko mwarwanye wa mugani kandi muri abaramu nta kantu bakwiye gusubirwaho niba ari imbabazi bakazisaba ariko mukongera mugahura nk'abavandimwe muri turabavandimwe nta n'impamvu urumva ikintu nifuzaga cyane ko mushiki wawe wifuzaga ngira ngo wabyivugira mushikawe mushiki wiwe ibintu bimeze nk'ibyagiye mu buryo yaramubonye murakoze oya haritse kwihuta murakoze cyane ngiye mbere na mbere ndashimira Keza ko yaramfashije ibyo nakubazaga yarakoze nawe kuduha amakuru nawe ndagushimira bigoranye Keza yaramfashije tubona mushiki wanjye baramubonye nyine namubonye nta kibazo nanjye naramubonye baramubonye ko ari muzima tapfuye
ni muzima uretse kuko ntamwishe. uko wamujyanye ameze nyine sika kimeze ntamwishe. uko wamujyanye ameze sika kimeze wamujyanye ubona afite umubiri sibyo ahubwo baramushishuye oya natangajwe no kubona ukuntu yabaye reka nkubwire ubuzima burasha ubuzima ni bubi cyane nanjye nagukomeza ariko nari meze inshuti yanjye biragaragara ko washize washize neza byihorere uzi ukuntu ari amezi abantu bankurikira mu biganiro agataho. bya mbere bazareba ko nanganaga ibyo ngibyo si byo nari byo mfite kuvugaho fresheri imeze Ibyo si byo neza gusa byangombwa. imana n'ubu ndayishima ibyo si byo byangombwa sinabyo twaje hano imbere ya kamera kuvuga yego mushiki wanjye nawe ufite ikibazo nanamubonye yaraje ni hano yaraje arahari Ivan kutishima ko madamu yaje bibaye byiza Oya, ndashaka kugira ngo abanze arangize numve ese ni iki cyo kwishimira se nibura yewe ko mbishaka wazaduza turi batatu yewe nka sisteri kankubitira mu maso ye gukubita nkubaze ntabwo birimo je nawe turi nta kintu dupfa sibyo ariko uyu mugabo yazanye bibiri ariko nagashaka ko Oya. yizerera muri njyewe ndi Haleluya. mu mavuta ya Kristo bisire ndimo ndizera umwami wanjye Amen. wambambiye ubu ndimo ndimo ndareba rwose pe nibyo igihe urimo nicyo kumugana kuko witabye kabisa igihe kigeze nibyo mushiki we yaraje yes ndetse twagiranye n'ikiganiro mu minsi ishize sinzi nawe atarakibonye utarakibonye nta nubwo nari nzi ko yaje ariko twaraganiriye mbese ikibazo cyari kiri hagati yawe nawe navuga ko ari byo twabaye nk'abavugaho uko watubwiye ko yakwibye urumva ahanini twifuzaga kumenya amakimbirane cyangwa se ibyavuzwe hagati yawe nawe ariko uko watubwiye n'ibyo yavuze ntabwo byahuye arega buri ikintu kigora no kwemera icyaha Ivan reka nkubwire kwemera icyaha ni ibintu bigoye wazanye bibiri imbabarire ntubeshe ufite bibiri twizerere mu mana twizerere muri iyi bibiliya witwaje ijambo ryayo yewe ndashaka rwose ibintu byose dukora tubikore birimo imana utatubeshye sibyo ndashaka tubwire ukuntu bya kuko yarabitubwiye n'abakunzi ba Keza hano barabireba kandi nawe rizero maze kugira abakunzi hariya mu Rwanda hose icya mbere nge sindi abakunzi kuvugisha ukuri. ubu ikintu ndeba ni ukuri Yes. icyo bita ukuri Yes. nabyo bakunzi ukuri kwawe watubwiye kwabaye ikinyamakuru yo kuko ibyo tubwiye tandukanye n'ibyo mvuze ngewe ndahamanywe n'umwuka wera n'ijambo ry'Uwiteka ibyo nuzaye Ivan ari kuvuga umwuka we kuko impamvu ngereka nkubwira impamvu uvuga ngo ni ukuri ntabwo ibi mbivuze ubu natangiye mbivuga deni nuko nari imeze urabizi nyiri Land Road uko nari imeze nuko nyuma yaho wabonye meze ibi byonyine byakubwira Land Road bivuze ko ari ubeshya ni watubeshya arabeshya se gusa ahubwo gusa imana yo mwijira mureba ikintu yavuze arabeshya uzi icyo yavuze waretse arabeshya kuko ibyo yavuze mumbwiye ko bihabanye n'ibyo navuze niba bidahamanya rero kuko ngiye ndimo ndavuga ko navugisha ukuri mu manywa n'umwuka wera reka kubwira ibyo yavuze yaravuze kuko nawe azabikwibwirira igihe kimwe uzadufashe duhuze yaravuze ngo sibyo ngo ibyo yatwaye ntihakanye ko nta kintu yatwaye ariko yavuze ko ibyo yatwaye ibintu bye sibyo yatwaye imyenda ye sibyo atwara nyine ibikoresho bye yaguze bwe ku giti cye kugira ngo abone tike yo kugira uti kukuva iruhande kuko ari umumereye nabi sibyo mukubita se reka buriya hari igihe umuntu agukubiita atagukozeho nese namubwiraga nabi se hari igihe umuntu kuko ntabwo munganye ingufu nyine ikibazo namubwiraga nabi no kumubwira nabi niba byarajemo cyangwa bitarajemo ntitubizi ariko byonyine kumaza umuntu iminsi atarya nta kumana birenze Keza nta guhana umuntu birenzaho reka mbabwize ukuri kumara iminsi ngahe babwiye ingahe ngo ni 4 ni 3 yatubwiye ko hari n'igihe yageraga muri ine buriya se njye nari mfite icyo kumuha rero kutamubwiza ukuri reka nkubwire yatubwiye ko wamubeshye ese wigeze jewe narirukanwe kukaza aho narindi narirukanwe nkajya nshakisha bibona wigeze wicara iminsi ine ishobora kuba yarageze mu yarenze kugeramo wigeze wicara hasi n'umugore wawe ukamubwira ati rero dufite ikibazo iki n'iki sibyo dufite ikibazo wenda cya mikoro make sibyo ndashaka wenda ubyihanganire cyangwa tugire turya turye mwagiye inama nibura mubona ntago ari kubyumva wenda we yagiye agucitse reka mubwize ukuri reka mvuge mu byanditse yo 28 aravuga ngo ngibwire umuntu iti dore ko wowe Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha no kujijuka amena ngiye nubaha Imana kandi nemera ko navuye mu byaha imbere yayo byibuze ngomba kujijukira imbere yayo kugira ngo mvuge ibyizerwa nk'uko biri
ntago naba ndimo ndajujuka ngo njye kujijisha abandi ngenda avugisha ukuri. Ngiye kumbera nk'aho umupasiteri yirirwa avuga ngo Imana yamweretse tureke iby'umupasiteri, tureke kwinjira mu buzima bw'abandi, twinjire mu bwacu, sibyo? Nibyo nshaka kugira ngo tuganire. nta kibazo ariko utatubeshye. Ntago ndimo ndajijuka nshuti yanjye ngo njijishe abandi. Haleluya. Amen. Ibi bintu mvuga ni ukuri, dushaka kuba twaraburaye tukanabwirirwa, ariko sinari mfite icyo mbaho. Njye nagiye guteka imyenda abana, ntago umubyeyi yabona icyo aha abana. Ese watetse imyenda nyakuyiteka cyane izacu turi tuba twumva mu ariko ntago hari n'abantu babizi inshuti yanjye. Ndabizi ko wabivuze, natetse imyenda, oya hari n'ababibonye, natetse imyenda nabuze kongera kugira ngo ndeke abana basinzira, narayitetse sibanga. Njyewe reka mbabwire, nakuze naho nisanga, kuko nakuze naratoraguwe n'umuntu, nyuma aza kunterera naranjugunye maje gukura. Ntago rero nari kugira ngo njye kubwira akana ka undi wandeze wanyanze ngo njye kumubwira ngo wamfashije ko abana banjye bagiye kuburana, kandi abana baranyakaga, nkafata amazi nkayateka ngashyiramo umunyu. Ibi ni ukuri, ntago ari urwenya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umbwira ngo ndimo ndasenga kuko ndi mu bigeragezo. Njye nawe n'ibigeragezo biruta ibi. Ubu ngubu urabona ndambaye, nangiye kwambara nkuko Nyirandi Rodi nambaraga. Ubu ngubu ndambaye, ubu sinaburaye, usirambwira ngo nibwo ngiye ngo muhe n'ibigeragezo. Imana izakugireho. Vuga ngo amena. Bimanure binyatureho. Byongere bigaruka. Kuko niba ari ikintu cyanshimisha. Izo nzu disi zawe disi Randi Rodi byagenze bite? Umukobwa rero nibura mu by'ukuri wabuze ubuzima twabayemo nyuma yo kumubura. Urabuzi? Kandi byose tubiterwa nawe. Wowe murokore. Ahubwo njyewe umukeka yabaye mu bugwayi bumutinganya bibiki. Nitwara no kubisumva. Cyakora wa mugani. Ubwo menye impamvu buriya sister yagiye. Yihe. Nawe uri umumama, uri umudamu w'umugabo. Ukamenya ko umugabo wawe ari umutinganyi. Oya, byabaye icyo ni icyo gihe byabayira. Nyine ngaho nawe tubihuza. Uretse natubwira. Njye sinagusesereje pasiteri. Pasiteri sinagusesereje. Sibyo? Mve nyuma Satani. Byabaye yaragiye. Yaragiye. Yewe. Urumva ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo urumva bihuriranye. Birahuriranye. Yari yifashe umugore yaragiye, sibyo? Arangije ahita bumutinganya. Abazimu bashya. Oya, uretse baragira ngo nuko ari bikeza barabizi. Oya, barabizi. Uretse umudamu yaragiye, uhita ubumutinganyi, ubutinganyi buvamo ushaka undi mugore. Yego. Egaye iki kibazo ufite? Yambwira ngo nshaka kumenya ikibazo mfite. Icyambere mushiki wawe yagiye ndimo ndatingana nkuko bivuze. Mushiki wawe niwe wankururiye nibi ngibi. Kuko icyambere akimara kunyiba narakubititse pe. Nabaye mu nzu wubakaga zituzuye, nza kubamo, nyuma baza kunyirukanamo, mba mu kiraro, ubuzima burankakarana, ngeraho nkomereka, mburunyitaho. Nshuti yanjye, mushiki wawe yankururiye ibigeragezo. Mushiki yitwa Esther. Yitwa Esther. Esther yavuze ko ngo yaje afite amafaranga. Uko uyu nguyu yabitubwiye ko ari amafaranga yari afite ngo yagabanye ngo umusambi bagurisheje. Ngaje murabana, murabyara umwana, ngo ukajya umubeshya ko izo nzu warebaga ngo ukajya umubwira ko ari izawe kandi atari izawe. Gusa inzu mwabagamo ngo ntimwayishyuraga, ariko izo nzu mubwira ko ari izawe. Ngo murakeye ngo udufaranga yari afite ngo muraturya turashira. Dushize ngo mutangira kujya muburara. Mbese nyine murakena. Ngabonye ubukene bugiye kubica, afata umwana we agurisha ngo ibikoresho byo mu nzu, ngo nta gikoresho na kimwe wari waraguze. Ngo agurisha ibikoresho byo mu nzu, warikorera ashakamo tike ajya i Bugande. Ngo ageze ubwo ndi kukubwira inkuru uko imeze, nawe ukunyikubwira niko wayivuze. Ageze i Bugande, imibereho urumva kujya mu gihugu ngo utazi, udafite n'inshuti n'abavandimwe, biramucanga nyine. Kubona akazi, guhita abona akazi, afite n'umwana kandi nta n'umukozi ari inganga ari bubone, ngabone n'amafaranga amwishyura. Ubwo yafashe umwana aramugarura, ngabaza amakuru kuko bari barimutse y'ahantu usigaye ukorera. Azana umwana amushyira mu gipangu arigenda. Ariko reka mubaze ke. Nawe musaza we reka mubaze. Byumva niko yabivuze. Mushiki wawe urumva afite umutima? Oya, Keza muhora mbwize ukuri. Babare ngo usubize. N'abantu batwumva barumva. Afite umutima. Tekereza umuntu w'umubyeyi arabona nyine ibintu yankoreye, yenda reka mbanze nse nkusimbuka ho gato ndahagaruka. Azi ko yasize nta kintu ndiho. N'ibintu nawe ifite arabitwaye arabigurishije, reka mvuge ngo nibyo nubwo atari byo ndaje magaruke, azanye umwana aramujugunya mu buzima nk'ubwo butagira ikintu. Hagiye uwo muntu ni umubyeyi. Ngo nawe yarafite ubuzima. Akunda umwana ngaho.
yari afite ubuzima bubi amuzanye mu bundi buzima bubi ariko Yesu we Ivan Yesu wabambwe mbabarire ngiye gusa reka mbanze mvuge kuri aka mushiki we si ibyo kubeshya yaranyibye icya mbere buretse Keza umva reka nkubwire ndibuka ko baguhuruje ndimo ndasohora abantu mu nzu banze kunyishyura warahageze uko nari mbayeho wabonaga nta bushobozi mfite bwo kugura ibintu icya kabiri imyenda nambaraga muri iyo minsi yenda n'abantu bambonaga kuba ntarayambaraga nuko nari narayijugunye cyane narayitwitse none se ibikoresho icya gatatu umuntu ugiye kurongorwa ikintu nemera yazanye ibyombo n'imyenda ye cyukoze icyo nazibagirwa yazanye ibyombo n'imyenda ye dushakana ikintu nazibagirwa akizana ibyombo n'imyenda ye yaguze ibiro 12 by'umuceri n'ibiro 6 by'ibishyimbo sibyo sinabyibagirwa ni ibyo bintu byonyine nese ubwo ajya kugenda nibyo yagurishije ubwo ikintu yaguze none se yaguze intebe niyo wazanye n'ibishyimbo ibiro 6 nibyo yabiguze byahageze nibyo yaguze hanyuma ibikoresho bivugwa noneho tubwira ibikoresho muri kuvuga yagurishije mwene mufite mu nzu ni ibiki yagurishije intebe mu mazina ariko man yagurishije yagurishije intebe hari harimo ibishyimbo arabigurisha nyine ikintu yansigiye kawunga nayo yajyanye ansigira n'amavuta yarari muri kakandi bita nusurobo yari mu gacupa nibyo bintu yansigiye cyo koza nsigira n'isafiriya imwe nimbabura nayo yajyanye naniyo yagurishije ariko ibindi byose byo mu nzu yarabigurishije uhereye ku buriri n'uburiri ndumva mwarabiganire mwarabimubajije none se n'uburiri yababwiye ko ari wabizanye ntabwo twavuze amazina yavuze ibikoresho sibyo ibikoresho byose urakoze ubwo nizo matura n'intebe ni wabizanye bareka nkubwire sibyo utaza hano cyo kuharabika umuntu sibyo ngiye ntago marabika kuko abantu baranze inshuti yanjye kuko nari magaze barakuzi ngewe nzora nasohoye n'umuntu baga mu gipanga kodesha natangiye no kukumenya reka nkubwire uwo safi nasohoye aje yabahuhamya bw'ibintu nari mfite mu nzu wazamuzanye bareka nkubwire sibyo ngiye natangiye kukumenya uwuriwe neza none neza aho uhita unyihakana gusihuza ngo ntunze ariko kumenya umuntu biragoye buretse nawe yagunze si nkuzi ahubwo ndikugenda nkumenya gusa ngenda uwahinduka buretse nkubwire uruwahinduka uri cyaremwe gisha ngiye navutse bwa kabiri ni cyaremwe gisha nka kigogo navutse bwa kabiri noneho reka nkubwire wa cyaremwe rero sibyo wowe mu gihe cyose uvuga ngo ese icyo kibanza akigurishije sibyo ibaza ikibanza akigurisha ntabyo nzi ariko nta nicyo namutumye ntacyo wamutumye pe oya wivuga ko ntacyo wamutumye oya twarakundanye tuvuga ku bana ariko ntabwo nigeze mubwira ngo agurishe oya nimba ubwiye umutu oya mu bibanza ntabyo nzi umva reka nkubwira ngo ufite ikibazo akagurisha intuzo azikiragena iki kibazo kuko arega umuntu mutari kumwe nakubwiye umuntu aje ashaka ko yireguza umva reka nkubwire nyine ashaka ukuntu yiregura ni ngombwa ntabwo yabura ibyo akubwira ariko njye nababwiye ndahamanya n'umwuka byatubwiye byose urumva ko byose nta kimwe cyabaye kuri ayo njye nari mfite amafaranga nari mfite amafaranga pe kuko uriya mugabo yarambwiraga numara kwishyuza ugiye kunyohereza ukuremo 36% buri mwe yarambwira ngo njye nkuramo 40 mbone kumwohereza ndi nkayafata kandi uza amazu yari afite ibipangu bingahe nishyuza nari mfite amafaranga n'ahantu nyuraga hose barabibonaga ko mpagaze neza ntabwo rero wambwira ngo ubu nahuye n'ikibazo cyo kuzimbwira ko nahuye n'ikibazo bakinyuka muri ariya mazu ariko hari n'ibintu kubyemera kuko nibwo nahuye n'ikibazo ahubwo aribwo yiyirukanye akagenda iyo umbwira ngo nahuye n'ikibazo buretse mva hano ugiye gufatira uyu mugabo ahantu abeshyera yari ameze neza yari afite amafaranga sibyo bakarara ishure nye nawe yabyemerera yavuze ko atabibimaga ari uko nta kintu agize yari yarashize inshuti yanjye yari yarashize nyine ko gushira n'ibyo byose byagendaga bigira ute bizira ubwo yagurishije ikibanza nyuma yuko banyirukanye muri ariya mazu sinzi bayigurishije ryari simbizi ibyo byose yarabacanze imwana n'abacangacanze mwese uzi ko nabivuze we yavuze ko kuko we kigurishije mugiye kubana yes avuga ngo hari ikibazo ngo sheri ngo yavuze urumva barabanye ari bwakubwiraga ngo muzushe ikibanza cyo bikubwiye nabyo nzi yavuze ko mwe mugiye kubana yagiraga nzanira kuko mwabana ntigeze asubira iwabo anzanira iki se ubwo ngo yakigurisha agira abantu bamuraraga ishure nye ariko ngo yari afite ikinga amafaranga ngo yari afite Ivani jya wemera ko so bwa mbere umuntu ahiye inshuti yanjye narayagize ariko yarahiye
rero ibyo byabaye nyuma nibyo byemeye kuko bakimara kunyirukana mu nzu umva wacyaremwe twamaze n'iminsi ataragenda tukigiye we namaze amafaranga kumenya ko ahubwo uri kubera icyaremwe. kundira aha Ariko urumva icyaremwe. twayaga dusohokana akundira no. we ntabwo uri kundi akundira aha pe ntabwo nkundira aha ibintu Ibibazo byose umuntu kuri washakiye. kubikuraho oya byose ukayimushyira akundira aha nshuti yanjye none urumva ndashaka munsobanurire yabonye wenda. habuze y'amafaranga Wenda. konti nyine urumva amafaranga twaviduye kuri Sinakurikiye mobile neza. money naviduye nta kintu dusigaranye kuko reka mubwize ukuri ikintu cya mbere azakubwira sinakurikiye ajya neza kugenda reka mbanze nkubwire aka kantu naza hano akabihakana ikintu cya mbere yambwiye ngo tugurishe televiziyo hari ndayabo ndaba iba nyine reka tuba dufite agateleviziyo arambwira ngo reka wenda tukagurishe sinakurikiranye ndanga neza ese naho ngaho byatangiye amahari nyuma ndagenda nsanga yagiye ariko ibyo byarabaye muzabimubaze irambwiye ngo ugurishe agateleviziyo ndanga yego ako nako yarakajyanye niba yarabigurishije gute sinzi gusa nahageze abantu bambwira ngo Aze, yagiye bari yego, bazi ko shaka turimo ariko. kwimuka wampaye ijambo nanjye ndagenda Sinjya nshobora- ndavuganya kugira imana sinjya nshobora kuvuga undi muntu avuga gerageza mva wacyaremwe bireba Rwose. sibyo namaze kumenya kuri icyaremwe bose wacu nawe ujye ukunda kuvuga ngo semse wori same kibonge sibyo murasa mwese muri ibyaremwe noneho ndashaka kugira ngo unsobanurire mufite televiziyo umuntu uteka imyenda agira televiziyo ate ariko byabaye nyuma nabwo umuntu uteka sinzi guteka imyenda byabaye nyuma byabaye nyuma y'uko urumva byabaye yaranjuganye n'umwana haciyemo igihe nakubwiye byabaye ndimo natekera abana buretse none kubwira. urumva niba natekeraga abana wenda niba ntarakurikiranye neza Eh. kuko ngewe amakuru amwe namwe nagiye nyamenya vuba si kera ndashaka umbwire wa mugana hari umunyamatiku reka nkubwire buriya jyewe ariko nkunda ukuri njye hari ikindi kintu nshaka kubwira Ivan Njye nkunda ukuri. wenda vuga ibi tubiveho tujye ku bindi njye numva twabiva kuko Nta uyu mugabo ni kibazo, reka mare umunyamatiku kuvuga. reka jye mbisozeho Tutamuzi. sibyo Eh. ayiva ndashaka jyewe unsobanurire wavuze ko ntabyo yazanye ibyo bintu ariko nta na hamwe nigeze mbona Ivan yaba akiri landirodi yaba akiri nta na rimwe atigeze agira ubuzima bubi ese ibyo bintu yabiguze ryari Ivan ndashaka unsobanurira umunsi nibura wavuze ati aha nagize ubuzima bwiza mpita ngura televiziyo ngura n'uburiri bwiza ngura n'intebe wa mugabo ni isebanya nitesha nitesha agaciro njye nakubwiye noneho keza ni umutangabanya njye hari umuhungu nakubitaga umunsi we yaranze kunyishyura si umuziho nari imeze nabi ku buryo ibyo avuga uko wambonye kiragiye ayiva reka igihe tubireka tujye ku kindi kuko nari hari imeze hari neza byinshi hari kiragiye byinshi gusa byo nyuma kuganira. nacupiye byo rwose ndacupira abantu bagenda bamvuga banjyana inzara njya mu byaha noneho ahantu nagiye nyuma yaho byo gutinda none wowe uyumvona rero muri iyo minsi yenda nibwo ari kunsebya kuko tubireke uri umwana muto. tutongera kubigira bishya ikindi Jyewe ntabwo kintu ndi umwana muto. ntacyo reka Ikindi tukomeze kintu- ibyo batubaze ngareka batubaze ikindi kintu umudamu wawe yavuze ko ariko utavuga umudamu wanjye ugatuma n'umugore wanjye abyumva akaraka wahoze ari man kandi ubwo mwiteguye oya tubyihorere tuvuge ngo wa wundi nyina wa mwana sawa uriya kwanza umwana wanjye ubu afite na nyina ubu ntago akiruhuka Arabyihorera kuko ntabwo- yaramujugunye Arabyihorera hari uwemeye uretse- kumureka uretse- tubigeraho njye ntitunabivuge ariko tuganira nawe tuzabivugaho yaje tuganira nawe yavuze ko ikindi kintu akeneye ari umwana we wahinduye ubuzima Ivan nyine kwa kundi yari akuzi kera kamubwiye ko wahindutse uri umuntu w'umugabo ufite famiye nshyashya washatse wakoze n'umurenge mbese n'uwanabyaye byose aravuga ati ntabwo umwana wanjye arwa na mukase nshaka umwana wanjye ubwo cyangwa ntabwo ararwa n'imbobo yava ngo ni imbobo ndimbwa bwaragira ati nzava inaha mbonye umwana wanjye tuzampamagare ya Ivan iyo nyumuhamagaye ntanyitaba kandi mfite gusubira iyo nabaga tuzampamagara Ivan duhure ampa umwana wanjye musubirane ngo ubu ngubu ubuzima bwaraje ameze neza ngo ubuzima bwaraje ameze neza noneho yamutunga akamushakira umukozi nanjye ndamutunze ndamutunze umwana. ntagabura none se Ivan ntaburara ariko suzi uburyo abayeho nibura kandi babana none se nyine reka nkubwire Abana je nawe se. ubushize narabikubwiye dukora icyo kiganiro reka nkubwire ukuntu nakubwiye niba ufite akazi nako si ngombwa kukamenya kuko ndabizi ntiwabimbwiye sibyo niba ufite akazi cyangwa utagafite ntago wirirwa mu rugo sibyo ntabwo byakunda ko umuntu w'umugabo yirirwa mu rugo ndashaka umbwire ese iyo utashye nibura wibuka kumubaza uko ameze mbaza ndetse uwo mwana turi kuvuga Blessing. umwana wanjye n'uwo bita Shakira Blessing ntabwo ari uwa Esther inshuti yanjye kugira ngo ni uwa Esther uriya ni nyina we udakura umwana kuri nyina okay nta kibazo reka Yewe mubwire dushaka mu mategeko dushaka n'abantu ahantu bazi ha amategeko Esther. barabitubwira iyo umubyeyi Umwana. ataye umwana
umuntu aba yajya kumwabota akamwiyandikishaho biremewe yaramujugunye kandi yaramujugunye undi rero mu gihe yagiye yamusigiye se reka nkubaze yarabibabwiye yarabwiye ko yaje yarahansanze yaramumaye ariko yamusize hehe mu gipangu yamuhaye nde ariko yamusize iwawe nyine yamuhaye mu gipangu yamusize mu iwawe bwisukuru utaye umwana sina nubwo imbwa yamujya uwo mwana uramukunze wivuga ngo aramukunze ngo yamusize iwawe yaramumaye se ndimo ndakubaza oya Yesu Nazareti none se ke reka nkubwire ni munsi yamusigiye se njye nari mari amusiga nari mari umva nkubwire inshuti yanjye niba ari n'ibyo ngibyo aho nahaguruka mwashaka mukazabwira n'ubundi yarambwira ngo azabwira se ngaza nkubita muzabwire se aza nkubita ariko ikintu cy'umwana cyo muzakiganira hari ntacyo nzaganira ibintu by'umwana birandeba kuko umwana wanjye namureze igihe kirekire umwana ageze aho arimo kwiga igihe cyamureze we wamufashije we wamufashije iki mbere yuko amuzana wowe wamufashije hari na kimwe none yaramukunyishyura uye ntago ari kukwishyura icyambere cyo ahubwo yakunze umwana we reka nkubwire sibyo reka nkubwire impamvu yakunze umwana reba ubuzima yari arimo Uganda sibyo n'impamvu ntari bubitindeho uretse nkubwire baretse nanjye vuganya ko n'impamvu ntari bubitinde ibi bintu ngo mbivugeho cyane sibyo ntago amuzana ntago yatubwiye sibyo ntago yambwiye jewe wenda kuko ntiyari kubona uko avugisha buretse wumve ariko nkurikije ibintu yatubwiye Keza sinigeze mvugana n'uriya muntu ngo ni sister niwe waduhurije aha yarahageze urambwira ati wa muntu yahageze ndaza nsanga niwe wamuzanye yavuye Uganda ntiyigeze aza mu rugo ntiyigeze kuko na nimero zanjye yari afite nta bintu birambuye yigeze ambwiraho na nyuma naramubajije arambwira ati Keza yavuze ko azaduhuza reka tutegereze n'ubundi ko azahura na Ivan noneho rero sibyo oya nazi ntatera twigeze tukuvugisha nyuma yuko tuvuye mu kiganiro twigeze tuguhamagara reka twarakwihoreye ngenda tuguhoreye ko mbega Ivan we erega nyuma nahuye na wa muhungu noneho ndemeye uyu muntu abaye cyane yaranyishimye ahubwo nyoberwa ikintu abantu baba ni Yuda ngenda noneho ndemeye ko yabaye cyaremwe none gishye ariko turasoza dusomeye ijambo ry'Imana arabikora reka tubwire ubu noneho ndi mu byiringiro oya nta kibazo wacyaremwe rero uwo mwana sibyo nje mwana baramushaka niwe nkivugaho sibyo ku mwana wanjye sindi kuvuga ngo umwana wawe sibyo nani mbabarire ariko naramukaje akamaramaza akavuga ko umwana wamushaka umwana mwese ni uwanjye umwana muri mwese umwe yamutunga umwana ni uwanjye warabyara ntago umwana ari wa Esther n'uwanjye n'uwo bita Shakira tutabeshya azi uburyo igise kiryana ese ubundi umwana uramuzi ngenda kubwira ngo nyine uramuzi umuhuri yara wamumenya kuva wamutwara kuvatwara uri muri burana iki mu gitana sibyo umwana uramuzi umuhuri yara wamumenya reka sinamumenya uzambariza uwo mugore nanjye n'amapfu navuze ko ntari umwana we bahuye yamumenya aramuzi okay bahuye yamumenya waberwa umwana ataye umwana afite amezi umwana ageze mu myaka hafi 4 agiye kujya ku ishuri ubwo aramwibuka yamusize afite nawe ujye ubara neza afite amezi bwarafite bwarafite igihe kingana iki amezi 2 n'iminsi aya ntukaka Messi yarezwe umva reka tugende noneho turasubira haranabaga wacuru ubwo udafite ubwenge nawe ubwo yabyivugiye ko yabaye cyaremwe ariko icyaremwe kibeshye amezi 2 ariko none ikintu ngiye gukora dore ikintu ngiye gukora nubundi amahirwe none amahirwe niwo mutegera niwo bategera uradutegera tuzagende tujye haranabaga mu rufu uretse tuzagende haranabaga none ubaze abantu barabizi igihe yamusigiye mu gipangu oya nzabaza nyiri ukubyara nyiri ugutwita amezi 2 uzamubaze ubundi se wamuhamagaye kuri telefone niba yarataye umwana yamutaye amezi tunabisoza niba yarataye umwana afite amezi genda shaka umwana nge nahita none se uravuga iki nge nakubwiye uzabaza amakuru amezi 2 n'ibyumweru yari yambwiye ngo wabubwiye ko muzakorana iki nahinzi ko ntabwo yabonetse nari navuze tone tugane na Ivan banze mwiyungu kumwe wese mwaraserewe ubushize oya nikore navuze umwana wanjye azaza ubutaha mbwije ukuri iki cyare murabona gishaka umwana yarezwe n'amata y'ihene none uri murambwira ngo umva nyumvira wa muntu amashunushu oya n'amata y'ihene nuga tukikintu cyareza umuntu nagisaho
yarezwe n'amata y'ihene. Oya basi banza umenye imivugire. Njyewe Menya nibyo imivugire, nkubwira, ntabwo- nzakujyana nakuraga ayo mata y'ihene. yasize umwana afite amezi abiri umuha Abiri amata y'ihene n'ibyumweru. n'amashunushunu niyo Ntabwo mwana ari yanywaga amashunushunu, ni amata y'ihene. amata y'ihene niyo umwana Abanza amenye iyo imivugire umuha yabo. y'inkazi bavuga Ariko sibwo nagiye guteka imyenda ya mata y'inka nyafite. wabona Umwana agiye mu y'ihene, mikurire mibi. wabona Uzaze y'inkara mujyane ku munyabuzima wagiye uduha ifu y'igikoma yo uza guteka. y'ihene wabura y'inka wabonye Uzi y'ihene ko umwana nese amata y'ihene ko yatangira ubuntu. akoze utambeshye Uzi ko najyaga nyateka ntago ndimo ndabeshya. Ay'ihene barayakama ese iki kintu urakizi amata y'ihene barayakama nayo mu bigaragara bakayagurisha mu bigaragara ibintu n'ubwa mbere barakama mu gikombe byumvise mani bakayamo. Nese ubu Ibyo bintu ntabyo nzi. aho byabereye ni Sibyo? hahari. mu bigaragara ibyo bintu bino bintu nabwo Nyine aho byabereye ni hahari. makuru ni menshi ibintu n'ubwa mbere Cika byumvise yenda ahubwo byabereye. umwana wanyweye amata y'ihene None se ubusa umwana mwiza umugabo sashimishije. witeze, uyu mugabo Sagenda rero, se arimo basi- kwiga. niba byarageze kuri Sarimo urwo kwiga rwego nasari. rero oya Cedric Nese niba Kasitaka nakubwira ngo mubwiza ukuri niba mushiki wawe wenda nawe ntabyo uzi nanjye ntabyo nzi ayo Uretse- makuru ni uretse mbabwira mashyashya akantu nimba kamwe. yarataye umwana afite Mutari amezi munsi. abiri icyo kintu cyo Uriya madamu wanjye yabikubwiye. Ikintu nakundiye madamu wanjye. Madamu wanjye twashakanye ndi mu ngeso mbi. Dore nabwo n'uyu waduhuje ariko ankoreye ibintu nabyo bitari byiza nubwo byatanze umusaruro. Ariko ni ikintu cyambabaje kiriya kintu cyo kumuzanaho. Gusa cyarambabaje ariko byibuze cyatanze umusaruro. Ngiye madamu yaje ndi muri ubwo buzima yemera gufata abo bana mu dufaranga yarazanye aratubukoresha araboza bagira gute. Niyo mpamvu namubwiye afite umutima w'umuntu kurusha Ntubone- Esther mushiki wawe Umva utagira nkubwire, umutima ukunda ntubone acecetse utanatekereza. sibyo ngo wibaze impamvu buriya aracecetse urangiye nanga umuntu usuzugura sisteri nanga umuntu usuzugura nanga umuntu usuzugura famiye reka nkubwize bike sibyo reka nkubwire impamvu ntari kubivugaho cyane sibyo impamvu nanze kwihuta cyane muri ibi bintu ntago umwana muzi sibyo urakoze cyane ntago muzi kuko uzamumenya umwana wawe. watwara wesiteri sibyo ntiyigeze agaruka mu rugo ahubwo Uva nanubwo mujyana no uwo munsi. kumusura umwana arahari Nta nubwo- na nyina arahari na Sara ahari Oya, sinzi gutuya Ntabwo wemerewe kumusura. ntago nzanatuye ntabwo nyine wemerewe kumusura. ayiva wikima n'umwana ni uw'umuryango ariko reka nkubwire igihe ndabihakanye cyose n'abankurikiye babyumve Igihe- ndabihakanye narwanye n'umwana igihe kirekire umwana arakubitika abaho n'abagera mu muhondo avamo ntago namubereka nta n'uwo nzabaha ayiva reka Gusa tugane ku nzabereka musozo amafoto, reka tugane ku cyangwa ngire musozo guteka w'ikiganiro ikiganiro cyari kigamijwe ni ukubunga muri babiri ariko tukanaganira ku kibazo cya mushiki we ndetse nawe gusa ikintangajemo wenda nubwo n'ubundi ibyo yatubwiye ntabwo bihuye n'ibyo watugusubije ubwo igisigaye ni ukuzumva impande zombi uruhande rwawe ndetse n'uruhande rwe ikindi kintu kintangaje ni uko uvuze ngo wasize umwana afite amezi abiri meza abiri situbizi neza kuko niko uvuze ni ubwa mbere mbyumvise ngo yanyweye amata y'ihene sinzi aho bayagurisha ubwo nabyo birashoboka ariko Ese urazitunze izo ikintu nshaka bwenza bajyana aho nyir'ubwite uriya mwabyaranye nawe muri babiri nibwo twamenya ukuri hagati yanyu kuko biri kose harimo ntabwo n'utubeshyi njye ndumva tugana ku musozo dusomera ijambo ry'Imana hanyuma dusoze kabisa reka dusome Luka 1:45 kaga Luka 1 Luka igice cya mbere umurongo wa 45 noneho ijambo ry'Imana hanini ni ku kintu cyo kwizera kuko giye ubu ndimo ndizera ndi mu byizera niyo mpamvu nakubwiye kuri ni umurongo umwe dusoma nawe kubwira mu mutwe kuko mba nkuzi mu mutwe Burundu yaravuga ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana yacu bizasohoka n'Umwami Imana bizasohoka niko rukivuga reka mbibereke kugira ngo wenda mutagira ngo nibyo mimba kugira ngo dusome ibintu ntabwo wahimba kuko nuko havuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana yacu bizasohoka niyo mpamvu nanjye ndimo ndizera ko ibyo ndimo ndabwirwa n'Umwami Imana yacu bimwe birasohora urebye ukuntu ndebera kuri uwo murongo uzanimo abasomera abakunzi ba Keza kandi yabivuze ariko ibyo bintu ntago ari byo ntago ariko handitse se ariko noneho nabumva mwijya Nabirebe azane mu ibisomero ijambo ry'Imana abakunzi ba agiye Keza. kutubeshya no mu ijambo ntago nabeshya niko ntatabeshya simbabwiye Luka 1:45 habaho se ntago habaho oya sinumbwire ko Oya, Imana nahashaka dore ngaha 1:45 Hehe, Keza, mbabarira uruhande. nibashaka bashyire kuri kamera kuko Luka 1:45 ntago haba usoma uko havuga Luka 1:45
iyo ni Luka rimwe 45 sibyo 45. banza uvuge nibyo sibyo banza ubwire kandi abafana ihanirwa hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora nese kuko ndabeshya ko Yakaborotse. reka oya ntago ari ukuboroka 45 biriho none se kuko wa mugabo we nibyo ndanditse njyewe urajana ngusomera ibyanditswe ntago bimeze kwizera bigaragare ko bano bantu baranyanga bano bantu mirongo ine na gatanu nibyo ako kajambo karanditse bose ntago giye naje kubeshya giye narakubwiye mirongo ine na ubu gatanu nizera wayibuze ibyanditse se nizera ibyanditse ndakubeshya mirongo ine na gatanu ahubwo ahereye kuri 44 yesu we nazareti keza kandi bose mva reka nkubwire Ntago ari hano mirongo- ni 45 nawe itubeshye reka mbanze nde 45 aranditse kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora niko avuze aha mbo nta kibazo wacyaremwe rero reka nkabaza ni iki cyo wabwiwe n'Imana kigiye kuzasohora oya ibyo tuzabiganiraho ubutaha ntabwo nshaka kubyinjiramo kuko ibintu bya bibiliya kadusoze reka dusoze narataye njye kwirebera abana na madamu ararwaye ntabwo nshaka ibintu byo nyine uretse gihe mbanze musabe ngenda ndashaka ibi bintu birimo nirinze kubivugaho cyane ibi bintu birimo amayobera matagatifu birimo sibyo amatiku kuko kino cyaremwe cyacu kiri kutubwiza ukuri kandi kikanatubeshya ahantu ari kutubwiza ukuri umva nyine ahantu ari kutubwiza ukuri ntabyo nzi sibyo sinzi ngo uwo mwana bimeze bite uzabimenya bose bari kumwe uzambabarira nzabimara reka dusoreze hano ikiganiro cyacu reka mbashimire mwese mwadukurikiye ndetse nshimira mwese muri gutanga ibitekerezo kuri no muryango kugira ngo abashe kwiyunga kugira ngo buri wese yumve uruhande rwe ndetse yumve urwa mugenzi we bongere babane nk'uko bari babanye mbere reka mbashimire mwese mwakoze cyane basura mu kiganiro cy'ubutaha